y'ubuzima bwa Kiliziya, ubuzima bwuzuye Yesu aduha muri uwo mukiro wacu, muri ubwo bucunguzi. Tugasabwa rero kuyikunda. Kuba rero inkoramutima y'Ukaristiya ni ukuvuga inshuti byimazeyo y'Ukaristiya, kubera ko aho ngaho tubonera ibanga rikomeye cyane dusangira twebwe nk'abavandimwe, ibanga ry'ubumwe, ibanga ryo gushyira hamwe, ibanga ryo gufatanya urugendo rumwe kugira ngo ubucunguzi bwacu bukomeze mu rugendo turimo. Ibyo rero dukora bishimisha Yesu ni ibingibi dushobora kwibutswa nk'uko twabisomye no mu masomo y'uyu munsi. Icya mbere ni ugukora ibitunganye. Twabyumvise, twabizirikanye cyane mu isomo rya kabiri twumvise uyu munsi, twasomewe aho Yohani intumwa nawe nk'inkoramutima ya Yesu, wa wundi wari wegamiye Yesu kenshi mu gituza cye, uyu munsi noneho n'uduhamagara mu mazina yacu, noneho nkoramutima zanjye, nkoramutima zanjye, akabitwumvisha ukuntu iryo jambo rifite agaciro, inkoramutima. Icyo rero atubwira cya mbere ni ugukora ibitunganye. Yabitubwiye yongera kuduhamagarira kuba koko inkoramutima, nkoramutima. Akabitubwira nanone muri aya magambo, niba muri muzi ko Kristo ari intungane, nimumenye ko umuntu wese ukora ibitunganye aba akomoka kuri we, akomoka kuri Kristo. Inkomoko yacu rero ni inkomoko yo ku rukundo, kuko Kristo ni urukundo, Imana ni urukundo. Niba rero wari intungane, icyo tuzakora cyose ni ukugira ngo duse nawe, tube intungane, noneho bikaba ngombwa ko dukora ibitunganye. Ibyo bitunganye rero bikaduha kugirana isano nawe ku buryo bwihariye, kumukomokaho muri ubwo buryo, tukaba abavandimwe be. Ubwo rero ubitubwira nawe ni inkoramutima ya Yesu, abifitemo icyo twakwita ubunararibonye. Niyo mpamvu inama tubwira tugomba kuzikurikiza. Ariko uyu munsi yaduhamagaye gutya inshuro ebyiri, agira n'ikindi atubwira. Yongeye kutubwira nanone ngo nkoramutima zanjye, akatubwira n'ikindi nanone giherekeza ibyo amaze kutubwira. Ati aratwereka adutungira urutoki nka Yohani Batista werekana ntama, ati nimurebe urukundo ruhebuje, nimurebe urukundo ruhebuje. Aratwereka Yesu, aratwereka urwo rukundo rw'Imana rwigaragaje mu buryo bw'ubucunguzi. Nimurebe urukundo ruhebuje. Urwo rukundo nirwo rwatumye tuba abana b'Imana, rwatumye tuba bande, abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana rero ni ukuba barumuna ba Yesu Kristo. Ni urwo rukundo rwatumye twitwa iryo zina, abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana rero tukanabikesha batisimu twahawe, niyo itugira koko abana b'Imana muri Yesu Kristo. Ikaba n'urwibutso rukomeye, kuko dukomeza koko kugira uwo mwihariko, tutari kimwe n'ibindi biremwa, dufite umwihariko wo kuba abavuka ku Mana kandi bakaba abavandimwe ba Yesu Kristo. Iyo rero Yohani atweretse ati dore urukundo aho ruri niho tujya. Urukundo ruri kuri Yesu Kristo, ruri kuri we mu byo akora byose, ibyamuranze mu buzima bwe, aho yagendaga agirira neza abantu bose. Kandi nanone urukundo rukaba ruri mu ijambo rye rituma tumenya Imana, ku buryo noneho iyo tutamenye ijambo ry'Imana tudashobora kumenya Yesu Kristo. Kandi iyo tutamenye Yesu Kristo ntitumenya n'Imana ubwayo, kuko ari we
uyitumenyesha. Yezu rero akaba ari inkomoko y'urukundo akomora nawe ku Mana, tukaba rero twerekwa na Yohani ko ari we urukundo tugomba kugana, tugomba kwakira no kwimika mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana rero ni irinyabuzima ritanga ubuzima, niyo mpamvu Yohani yongera kubigarukaho atwinjiza muri iryo jambo, akongera kutwereka, aduhamagarana no muri iryo zina ngo nkoramutima zanjye, akatwereka inzira noneho tunyuramo kugira ngo byose bitungane, tube intungane, ngo nuko tugomba kugira amizero muri Yezu, muri Kristo, bijyanye nyine n'insanganyamatsiko yacu, abagendana amizero, ariko abiringiye Imana, abiringiye Uhoraho, abiringiye rero na Yezu, kuko Yezu ari umwe n'Imana. Abiringiye Yezu bari mu rugendo kandi ku buryo badashobora kudohoka, bagikomeza urugendo rwabo, barutangiye kandi bagomba no kurusoza gitwari. Abafite amizero rero, ya nkoramutima Yohani arongera kuduhamagarira muri ubwo buryo ati nkoramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana kandi koko turi bo, ariko ntibirarangira, turagomba kugira amizero yo kuzongera kubona imbona nkubone Yezu. Bisobanuye iki kuri twebwe rero? Twebwe tubona Yezu muri Ukaristiya, amaso yacu tukayahanga Ukaristiya ntagatifu, ari we Yezu muzima. Ariko rero amaso yacu agomba no kurangamira nyine uzagaruka nyir'ububasha muri iryo sakaramentu. Amizero yacu akaba murimo, kugira ngo nyine igihe nikigera agarutse tuzamubona uko ari, kandi nanone ishusho ye ikaba iturimo. Icyo rero nicyo Yohana atubwira, kugira ngo dukomeze kugira ayo mizero, twe kudohoka, twe gucika intege, twe gutakara. Koko rero ku nkoramutima, niba ari urugendo turimo, tugomba gukomeza ayo mizero muri Kristu. Ntabwo wazabona inkoramutima yacitse intege, ntiwabona inkoramutima y'Ukaristiya yavuze ngo byayirangiriyeho, kandi igomba kugira amizero muri uyu Ukaristiya. Nta nkoramutima ishobora kuvuga ngo nanjye nakomeze, wenda mvuge ngo nditsamura amenyo akagwa. Inkoramutima ihora ikomeye mu kwemera kandi ifite nayo mizero muri Kristo. Inkoramutima ni yayindi yeguka igakomeza uko byameze kose, kubera ko Ukaristiya ni imbaraga. Ukaristiya niyo mizero yacu twebwe nk'inkoramutima z'Ukaristiya. Ni ukureba kure rero, tukarangamira Yezu muri Ukaristiya, ariko tukanarangamira ukuza kwe igihe tuzamubona agarutse yuje ikuzo. Hagati aho rero tukaba twitegura, tuba maso, tubirimo neza, kuko ibyo dukora byose twizeye, dufite amizero, biraduhira. Yohani rero ati umuntu wese ufite amizero arisukura, nk'uko nawe wavuga ni Kristu ari umuziranenge. Inkoramutima rero ni muntu ki nanone? Inkoramutima y'Ukaristiya n'ufite isuku, n'uhora ari ku rugamba rwo kurwanya icyaha, arwanya ikibi. Twabibwiwe ko ukora icyaha aba arwanyije itegeko ry'Imana. Aba arwanyije iki? Itegeko ry'Imana. Icyo rero twe tuzirikana kandi twiyemeza ni ukurwanya ikibi. Ni ukuvuga turi ku rugamba rwo kurwana n'ikibi, tugakora ibishoboka byose kugira ngo tukiburizemo. Inkoramutima rero y'Ukaristiya iri kuri urwo rugamba rwo kuburizamo ikibi aho cyaturuka ariho hose. Ukora icyaha rero niba aba arwanya itegeko, twebwe ahubwo turajya kurengera itegeko, turishyira mu bikorwa, twimika icyiza. Yezu rero
yazanywe no gukuraho icyaha. Babyumvise nuko amagambo avugitse muri iri somo twumvise ko yaje kuvanaho ibyaha, niko Yohani yakomeje abitubwira. Ibyo rero bikajyana nuko nta cyaha ngo kiba muri we. Rero Yesu ni intungane y'Imana, ibyo turabizi, ndetse na shitani irabizi, Sekibi arabizi na roho mbi, kuko rimwe yarazirukanye zikagaruka zivuga ngo uradushaka wiki Yesu w'i Nazareti, tuzi uri we, uri intungane y'Imana. Rero natwe turabisobanukiwe neza, ubutungane bwuzuye buri muri Yesu. Niyo mpamvu tugomba kubushaka aho ngaho, tugomba kujya gukongereza kuri urwo rumuri rw'ubutungane buri muri Yesu. Muri ubwo buryo rero akaba ari intama w'Imana izira icyaha, intungane. Yohani Batista akamutwereka, aratwereka ntama w'Imana uje gukuraho cya cyaha turi kurwanya. Ubwo rero hamwe na Yesu, inkoramutima y'Ukarisitiya ni inkoramutima ifite isuku, iharanira ubutungane, ihora ifite ubwo butungane n'ubutagatifu, kwirinda icyaha aho cyaturuka ariho hose. Inkoramutima kandi nufatanya na ntama w'Imana gukuraho icyaha cy'isi, mbere na mbere yihereyeho, gukuraho icyaha cy'isi twihereyeho, kugira ngo noneho twikureho ububi bwose, tubashe koko hamwe na ntama gukiza isi. Ni nabyo rero tuzirikana iyo turi hano i Kibeho, kugira ngo umubyeyi Bikira Mariya aze kuduhereza Yesu, atubwira ko ari nyina wa Jambo, Jambo wigize umuntu kugira ngo akize isi icyaha cyayo. Akanabitubwira ati ubu ngubu noneho isi imeze nabi, abantu bahora bica amategeko y'Imana, abantu bimitse ikibi, babangukirwa no gukora ikibi. Inkoramutima rero nayo ikakirana ingoga ubwo butumwa bwa Bikira Mariya bwo gufasha Yesu gukiza isi, gufatanya na ntama gutuma isi igira ubutungane. Ubwo rero biri no mu butumwa bw'inkoramutima y'Ukarisitiya. Ikibaye rero cyihutirwa nuko inkoramutima y'Ukarisitiya hamwe na Yesu ibiri maso kugira ngo ikumire, ifashe abandi nabo kumenya Imana ndetse no kuyigana ndetse no kuyitunganira. Tuzabigiramo uruhare gute? Nuko natwe inkoramutima z'Ukarisitiya turi itara rimurikiye abandi, turi urumuri, niwo muhamagaro. Twese turi urumuri rw'isi, tukagomba no kuba uburyohe bw'isi. Ibyo biraduhagije kugira ngo noneho tube twagize uruhare mu gufasha isi kubona icyiza, kuko bazatumenyeraho ko turi abigishwa ba Yesu gute? Kubera ko natwe dukundana. Urwo rukundo nirwo rumuri rumurikiye abandi hagati yacu. Ntibyaba byiza rero inkoramutima y'Ukarisitiya ibona indi nkoramutima y'Ukarisitiya bitameze neza ikicecekera, amufata akaboko akamwegura. Ibyo rero bikaduha uburyo n'inzira yo kumenya koko uko tugomba gufasha abandi gukurikira Yesu Kristo, gukurikira Ukarisitiya ntagatifu, kubafasha kuba muri ubwo bumwe bw'Ukarisitiya, kugira ngo Yesu atagira n'umwe azimiza muri Ukarisitiya ye. Natwe rero tukaba intumwa ze. Ibintu rero ni bitatu kandi turabizi, turabisobanukiwe, kandi ni n'intego nyine y'inkoramutima z'Ukarisitiya. Icya mbere ni ikihe? Ivanjiri. Ivanjiri rero dushyira mu bikorwa rya jambo ry'Imana twazirikanye. Iyo vanjiri igomba guhuzwa n'ubuzima bwacu. Ikindi cya kabiri, Ukarisitiya. Iyo Ukarisitiya rero nayo iri mu mutima w'umubano wacu n'Imana, ikaba iri mu mutima wa Yesu Kristo, ikaba iri mu mutima wacu wa Kiliziya,
kugira ngo ikomeze ibe ubumwe bwacu ndetse n'imbaraga zacu. Icya gatatu ni ikihe? Ni ubutumwa rero. Ubwo butumwa tubuhuriyeho twese nk'inkoramutima z'Ukarisitiya. Twese turi intumwa za Yesu. Yesu yaratwohereje, yaravuze ati mugende mwigishe amahanga yose, mwigishe. Twese rero turabigisha ba Yesu nyuma yo kuba abigishwa be. Twayakwigisha urukundo rwe, twayakwigisha inkuru nziza, tukigisha Ukarisitiya ye, tuyigaragariza abandi ko ari bwo buzima, ko Yesu ari we buzima bwacu. Rero iyo ntego ikagomba kudufasha kurushaho kunoza umubano wacu na Yesu Kristo muri Ukarisitiya. Inkoramutima rero ntikadohoke muri ubwo butumwa. Kuba inkoramutima nicyo bisobanuye, bivuga guhorana na Kristo, gufatana nawe ubutarekurana kugira ngo akomeze abe imbaraga, abe ubuzima bwacu. Tukagomba rero kurwanya ubunebwe. Nta nkoramutima y'Ukarisitiya y'umunebwe ibaho. Nta nkoramutima y'Ukarisitiya itibatura igihe bavuze igitambo cy'Ukarisitiya, kugira ngo Ukarisitiya koko ibe inkomoko ndetse n'isoko y'ubuzima bwacu ndetse n'ubucunguzi bwacu. Tutadohoka mu bikorwa byiza, ibikorwa bifasha Ukarisitiya gukomeza kugaragara no kumenyekana. Iyo rero dufite aho duturira igitambo cy'Ukarisitiya, bihamagara nyine ubutumwa bw'inkoramutima y'Ukarisitiya. Niho hari abahereza, niho hari abasoma ijambo ry'Imana, niho hari abaririmbyi, niho hari abafasha abakristo kwifata neza mu kiliziya, niho duhamagarirwa gukora isuku mu kiliziya, niho tuvugira amasengesho, niho dushengerera. Byose rero tukabisanga aho ngaho. Inkoramutima rero muri ubwo butumwa igahora iri imbere itari inyuma, igahora ifite iryo bakwe n'umwete mu by'Imana. Muri make rero dukomeze gushimira Imana iyo yadutoye ikatugira inkoramutima zayo muri Ukarisitiya, tukaba tubyishimiye, tukaba turi n'ikimenyetso cy'Ukarisitiya mu buzima bw'abantu. Dukomeze rero twizihirwe n'uwo muhamagaro, kandi koko twemerere Yesu Kristo kumutumikira uko bikwiye. Inkoramutima y'Ukarisitiya, ubuto bwacu tubuhereze Yesu muri Ukarisitiya. Ubundi inkoramutima y'Ukarisitiya kuva ku myaka 5 kugera kuri ngahe, kugera kuri 25, ariko noneho urwo rugendo rukanakomeza, rugakomereza no mu kindi cyiciro cyo kuba nyine mu butumwa mu buryo bufasha icyifuzo cya Papa kujya mu bikorwa nyine muri wa muhamagaro wundi wo kuba abahamya b'urukundo bw'Ukarisitiya, kwinjira muri rwa cya cyiciro mpuzamahanga cyo guhamya Kristo mu kumvira no kubahiriza icyifuzo cya Papa buri mwaka, kwibumbira rero mu runana mpuzamahanga rw'isengesho rya Papa. Ibyo rero bigasaba iki? Ko twebwe inkoramutima z'Ukarisitiya twitabira cyane gushengerera, ndetse tukanashengerera nibura inshuro imwe mu kwezi, cyane cyane kuwa 5 wa mbere w'ukwezi. Ibyo ngibyo rero tukabyitabira kenshi, ndetse tukanabihuza no gushengerera Ukarisitiya tuzirikana turangamira ubuzima bwose bwa Yesu. Rero tubishimira Imana, niwo muhamagaro wacu yadutoyemo, kandi tugira amahirwe ababidufashamo benshi. Ni n'umwanya wo kugira ngo dusabire abasaseredoti tubihuza n'isakramento ry'Ukarisitiya, by'umwihariko tunasabira abaduherekeza kenshi mu buzima, mu butumwa bw'inkoramutima z'Ukarisitiya, bawumoniye bacu, ndetse n'abandi babidufashamo kenshi abadukuriye, kugira ngo uyu muryango wacu ushobore koko gukomera ku butumwa bwawo, ndetse were n'imbuto nyinshi nziza zibereye Imana, zibereye Kiliziya. Turabifuriza rero mwese
kugumana na Kristo muri uwo muhamagaro no gukomeza kuba inkoramutima nziza ze kandi ko kuzubahiriza ubudahemuka. Ubwo buto bwacu tukabuhereza Yesu kugira ngo dukurane na Yesu watuvukiye mu kirugu ariko nanone uvukiye kugira ngo adukize aducungure. Byose rero tubikorane uyu mutima duhuje n'umubyeyi Bikira Mariya utubyarira umukiza w'isi, kugira ngo nawe akomeze kuduhakirwa ku Mana, aduherekeze muri uru rugendo turimo, maze koko na Yesu adushimire yuko natwe tumutumikiye uko bikwiye. Mwese rero tubifurije umugisha w'Imana, tubifurije kuba inkoramutima nziza, tubifurije n'umwaka mwiza mushya kugira ngo muzawubanemo na Yesu na Bikira Mariya.